Mu bihe by'ibinyacumi by'imyaka hari inzira imwe yo kugira ubuzima bwiza cyangwa se gukira: kwiga amashuri menshi ukayarangiza neza, ukabona akazi keza, ukubaka inzu nziza cyangwa se ukagura inzu nziza hakiri kare, ubundi ugategereza ikiruhuko cy'izabukuru ukabeshwaho neza n'amafaranga ya pansiyo wizigamye. Iyi niyo yari inzira nziza yo guhirwa no kubaho neza muri ubu buzima. Wanyuze muri iyi nzira byavugwaga ko yagize ubuzima bwiza. Ibi bintu kandi byarakoze ku bisokuruza by'ababyeyi bacu ndetse n'abasokuruza bacu. Gusa uyu munsi abantu bagerageza gukurikira inzira babona ibintu bitagenda nk'uko byagendaga mbere. Abantu bagerageza kwiga amashuri menshi kandi bagatsinda, bakabikora bibwira ko aribyo bizabahesha akazi keza, bubaka cyangwa se bagura amazu meza hakiri kare, ariko babona bidashoboka. Basanga umushahara udahagije kandi utazamuka uko bikwiye. Ibyo kubaka no kugura inzu babona bihenze cyane, diplome basanga zitagifite agaciro nka mbere, ndetse n'ibindi bigaragaza ko inzira ababyeyi bacu banyuzemo twege tutazinyuramo ngo bigende nk'uko byagenze. Ariko se ni iki cyahindutse mu by'ukuri? Niba waragerageje kunyura muri iyi nzira bikanga kandi warebwiraga ko ariyo nzira y'ubukire, ikibazo ntabwo ari wowe. Isi niyo yahindutse, kandi yahindukanye n'amategeko agenga imibereho. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu inzira zo gukira zanyuzwemo n'ababyeyi bacu n'abo mu kigero cyabo zabakundiye, ariko twege zikaba zirimo kwanga kugeza aka kanya. Ariko si nyamara inzira z'umukiro uyu munsi zo ni izihe? Niba amashuri menshi na diplome bitakiri inzira yo gukira ndetse no kubaho neza, ni izihe nzira z'ubukire zigezweho uyu munsi wa none? Ushobora gusanga nawe umuntu muturanye wakize, cyangwa umuntu wakize atarakijwe nuko yize neza, akaba afite diplome nyinshi. Mu yandi magambo bivuze ko inzira ababyeyi bacu batubwiraga ngo tunyuremo dukire ntabwo ari yo umuntu yanyuzemo. Uratekereza ko ababyeyi bacu batubeshyaga mu gihe batubyutsaga butaracya batubwira ngo tujye ku ishuri kugira tubone akazi keza kandi tuzagire n'ubuzima bwiza? Ni ngombwa ko tubyemera. Ababyeyi bacu bakuze mu gihe ibibazo by'ubukungu bitari bikomeye nk'uko bimeze uyu munsi. Kuva intambara ya kabiri y'isi yose ikirangira kugeza mu myaka y'1990, ibintu byinshi mu bituma imibereho ishoboka byari byoroshye kubona akazi. Ntabwo byari bigoye ugereranyije n'uyu munsi. Izamuka ry'ibiciro ryabagaho birumvikana, ariko nabwo imishahara yazamukanaga n'izamuka rusange ry'ibiciro cyangwa se gutakaza agaciro k'ifaranga. Amashuri ntabwo yahendaga cyane mu mijyi n'imwe y'isi. Amacumbi ntabwo yari ahenze cyane kandi aboneka ku rwego rwo hejuru. Gusa uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Mu myaka yatambutse mu bihugu bikize, kugura inzu byatwaraga imyaka hagati y'ibiri n'itatu by'ubwizigamire ku mugore n'umugabo, ariko kuri uyu munsi biri gutwara imyaka igera hafi kuri 15 na hagati ya 20. Mu bihugu byinshi bitandukanye by'isi harimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuramba mu kazi byarashobokaga cyane. Umuntu ashoboraga gukorera ikigo kimwe cyangwa akazi kamwe abantu benshi bakoraga ibyo bize mu ishuri, ariko uyu munsi abenshi ibyo bakora ntabwo ari byo bize mu mashuri. Uyu munsi abacuruzi bacuruza ntabwo ari byo bigeze biga mu ishuri, kimwe n'abakomisiyoneri. Aba bose babikora batarabyize. Isi ya kera yari isaho ubudahemuka cyangwa se ubunyangamugayo mu kazi, kimwe no kwihangana byagiraga umusaruro. Kongera umusaruro w'ibyo abantu bakora, kubyara abana benshi, akazi kenshi kagamije kuzamura inyungu rusange n'ibindi. Uyu munsi ibintu ntabwo bikibaho, kandi gushaka kubisubiramo utitaye ku miterere y'isi isigaye ifite ntabwo bigikora. Ikibazo ntabwo ari uko uri umunebwe, ndetse si nuko udafite ubumenyi budahagije. Ikibazo ni uko isi yubakitse, ni uko iyi si itakimeze nk'iy'ababyeyi bacu bakuriyemo nka mbere. Umve neza ko izi mpinduka zabayeho ku bintu byose bigiye bitandukanye. Reka noneho nguhe urugero: inzu, haba kuzubaka cyangwa se kuzigura, kuzikodesha byikubye inshuro zirenga 10 mu mijyi yo mu bihugu bikomeye nka Paris cyangwa Londres. Ibiciro by'inzu kuri metero kare byikubye inshuro zirenga 5. Nubwo waba uhemba umushahara mwiza, bisaba gufata inguzanyo, yewe izishyurwa mu myaka iri hagati ya 15 na 20, kandi ukaguramo inzu ntoya iri hakurya y'umujyi rwagati. Icya kabiri ni uko isoko ry'umurimo ryahindutse cyane. Ibi byose bishobora kuba byaratewe n'ubwiyongere bw'abatuye isi, ariko uyu munsi kwiga ukagera ku rwego rwa kaminuza ntawe bigitangaza. Mu mwaka w'1963 ubwo kaminuza y'u Rwanda yatangiye, yari ifite abanyeshuri barenga 51,000. Ubyumve neza ko ari kaminuza yose. Iyi kaminuza yasohoye 2,000 kuva yashingwa mu 1963 kugera mu 1994. Bivuze ko abanyeshuri 2,000 nibo bari bararangije mu myaka 30 mw'icyo gihe. Ibyo twiga mu ishuri tubyiga turi benshi, ku buryo n'abatanga akazi bisanga bafite abarenga 1000 bari kurwanira ku mwanya umwe.
ubwo uwemera gukorera make akaba ari we wegukana uwo mwanya. Ntabwo nzi nimba warabibonye, ariko kuri uyu munsi kuri internet hari inkuru z'abantu bahiriwe muri ubu buzima, bageze aho urugendo rw'ubuzima rurangirira mu bijyanye n'amafaranga. Bahora batubwira abantu nka Elon Musk, Mark Zuckerberg, Chibi Chobu ndetse na Bill Gates. Icyo aba bantu bose bahuriyeho ni uko bavuye mu ishuri batarabona za diplome, kandi bikarangira babaye abaherwe batunze amamiliyoni n'amamiliyari. Kuri YouTube ubuhamya burasimburana buvuga ibintu nk'ibyo. Abantu bavuga ko bahereye ku busa none ubu bakaba batunze amagana n'amamiliyari, kandi bose bakaba batarize. Icyo bose bahuriyeho aba ari ukunenga amashuri no gushaka za diplome. Bamwe bakajya no kure ko kwiga ntacyo bimaze, ko babaye abakire kubera internet. Hari n'ibitabo bikunzwe ku isoko bivuga ko kwiga ntacyo bimaze. Aha twavuga nk'igitabo cya Olivier Olu. Ibi byatangiye kugira ingaruka nyinshi ku rubyiruko rwinshi ngo rujye gukorera amafaranga menshi. Ibyo byose kandi byahise ko bifungura amarembo ku batanga amahugurwa n'abarimu batanga amahugurwa online. Kuba warize imyaka irenga 10 ntivuze ko utazajya gufata amasomo y'amezi 3 ubundi ukazahita kuhindurirwa ubuzima. Uyu munsi urubyiruko rwinshi rufungura ama YouTube bari kugira ngo batangire babone amamiliyoni. Kuri benshi iri ni ikosa rikomeye, batekereza ko diplome ntacyo zikimaze. Bitekerezwa yuko abarimu baro batanga amasomo ajyanye n'ibyo badashoboye. Muri iyi minsi hatanga urugero rw'umwarimu wigisha kwihangira imirimo, kandi nawe nta kampani nimwe yari yihangira mu buzima, ariko akamara amasaha ari kubabwira imbogamizi wahura nazo muri business. Iki kiri mu byahindutse ubwinshi bwacu ndetse n'imyigire y'umuntu amaze kugera mu kazi. Ibigo byinshi hafi ya ntabyo, imishahara n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Umuntu amara imyaka 10 ahembwa umushahara umwe, kandi ibiciro byari ku byinshuro 20. Ibi nibyo bituma uyu munsi hari abakozi benshi b'abakene. Icyabayeho mu bijyanye no kwiga nuko ubumenyi mu mashuri butanga bwatakaje ubushobozi bwo gutanga imibereho myiza hano hanze. Mu bihe twavugaga mbere, aho abantu bari bo bonyine bari barize mu myaka 30 ishize, kwiga kaminuza byaguheshaga umwanya mwiza mu kazi. Uyu munsi n'ufite diplome 5 ntabwo zagukura mu bushomeri. Aha ho siniriwe mvuga amafaranga agendera mu kwiga atagira ingano. Ikindi gitandukanye ubuzima bwacu n'abatubanjirije gituma inzira banyuzemo idakura nk'uko twege bikuru uyu munsi. N'uburyo uyu munsi kwikoranabuhanga dora tugereranywa cyangwa se twigiranye n'abandi, yewe kubera ibintu bazishyiraho bigiye bitandukanye. Ni bimwe twavuga ko mu kanya babonye ibyo bifuza byose kandi badasezeye imbaraga nyinshi cyane. Batugaragariza ko ubuzima bwabo bworoshye cyane kandi bataravunitse, yewe ataranize. Ni ibintu bidushyira ku gitutu tugashaka byinshi tudakeneye. Mu magambo make, yisi yarahindutse. Ibipimo by'ahahise ntabwo ushobora kubigenderaho ufata ibyemezo by'uyu munsi. Mu myaka myinshi kuva tukiri bato, ababyeyi bacu n'abarimu bacu ntabwo basibye kutubwira ngo iga neza ubone diplome, ugure cyangwa wubake inzu yawe hakiri kare, witware neza mu kazi kawe, bizatuma bakongerera umushahara munini. Izi zari inama nziza zuzuyemo kuri kwinshi mu myaka za 80. Uyu munsi inama umuntu yazihindura. Nk'urugero, diplome ntabwo ari icyemezo nk'uko yari imeze mbere. Uyu munsi itanga umutekano muke kurusha uko byari bimeze mbere. Uyu munsi wa none hari abantu benshi batanga akazi batanakurikije diplome. Barakugerageza, bareba ko kazi wagashoboye ukahita winjira mu kazi. Kandi nanone kugura inzu mu mijyi minini ukagura inzu hakiri kare bishobora kugufungira mu mutego runaka. Ibiterwa nuko umubare munini w'abafite umwenda munini w'inzu, kandi gufata umwenda munini uri mu myaka 30 bishobora kugushyira mu mutego udashobora gushora amafaranga mu myaka usigaje. Baratubwiraga ngo wowe wiga neza ibindi byose bizagenda neza. None ubu akaba atari ko bimeze uyu munsi. Agaciro ka diplome gaterwa n'ibyo wize cyangwa uburambe n'uburaribonye wari ufite muri ibyo bintu, ndetse rimwe na rimwe bigaterwa n'igihe ibyo bintu waba warabimazemo igihe. Hari ibintu byinshi kera byagenderwaho mu kazi ariko kuri uyu munsi bitakigenderwaho. Dusubiye inyuma gake mu gihe cyabanje, umukozi mwiza witwaraga neza azamurwaga ku mushahara, ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Kuri ubu ngubu umukozi udashobora kuzana ibishya muri kampani biba bigoye cyane ko aguma mu kazi. Yewe ibyo kongererwa umushahara byo ntabwo bakibikozwa, ahubwo uhita ukurwa mu kazi.
uyu munsi ushobora gukora akazi kawe gasanzwe ariko mu gihe ukarimo ukaba uri gukora kandi kuri internet. Bivuze yuko inama yo kwitwara neza mu kazi bakazakongeza umushahara bitari ibintu washingiraho uyu munsi. Kugira ahantu wakura amafaranga ni bumwe mu bwishingizi wagira. Niyo mpamvu nuganiriye na bamwe mu bahembwa umushahara bazakubwira ko wabaha kandi kantu wakuraho amikoro, nubwo kaba ari akabotike bashinga karitsiye ariko kakamuha amafaranga yazamunganira. Muri make ababyeyi bacu n'abarimu bacu inama baduherezaga mu bijyanye n'amikoro ntabwo zari mbi pe, ndetse zari nziza cyane. Ikibazo zashobokaga muri icyo gihe nyine. Uyu munsi turi mu yindi si. Isi turimo birasaba ko tugendana n'ibigezweho ubundi tukibagirwa ibya kera. Ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano bijye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.